Abantu mukora urugendo mu modoka mukagira ibibazo by'isesemi cyangwa mukaruka mwigire hino barangire umuti. Ibi nanjye byajyaga bimbaho, nakoraga urugendo nkagira isesemi nkashaka kuruka ariko ubu ntabwo bikimbaho. Iyo byabaga kugira ngo mbigabanye wenda ntaruka nitwazaga nk'amazi, nakumva bigiye kuza nkasoma ku mazi bigasubirayo, mu kanya kagaruka nkongera ngasoma ku mazi bigasubirayo. Ibi rero biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi nubwo hashobora kuba harimo ikindi kibazo wenda cy'inzoka, ariko akenshi na kenshi ni igifu, ni aside nyinshi iba iri mu gifu itihanganira impumuro y'imodoka. Iyo atari aside nyinshi iri mu gifu rero aba ari ikibazo cy'inzoka. Ibyo byose ndababwira uko wabigenza ukabirwanya. Ndahera ku kibazo cy'igifu. Hari igihe abenshi usanga turwaye igifu ariko ntitubimenye kubera ibyo turya wenda bitadutera ingaruka kuri icyo gifu turwaye ntitubimenye. Umuntu urwaye igifu akunda kubimenya nk'iyo arya ibintu byo mu nganda, ibintu by'inzoga se, abanywa fanta za Coca-Cola n'abantu bakunze kunywa ikawa akumva aribwa mu gifu. Wabinywa akumva uri kuribwa mu gifu cyangwa uri kugugara. Kimwe no kugugara. Ibyo byose ni ibibazo biterwa biza ku muntu urwaye igifu. Igifu rero wakirinda gute? Uko wakivura. Igifu kiri ubwoko bubiri. Hari ukuzana ibisebe mu gifu nyirizina cyangwa kuba ufite ibisebe mu mara. Iyo bimeze gutyo rero ushobora kwifashisha ubuki. Ubuki burahenze ariko kugira ngo ukire ni nk'uko wajya kwa muganga inshuro nyinshi, ukenera kwivura. Ugizemo nk'amahirwe ukabona ikiro cy'ubuki bigusaba gufata utuyiko tubiri mu gitondo ukibyuka, ukamara iminota 30 nta kindi kintu urashyira mu nda. Utuyiko tubiri tw'isukari, cyane cyane ku badamu, ku bagabo ho ushatse wafata utuyiko 3. Impamvu mbitandukanyije ni uko ubuki burabyibushya. Ku mudamu ushobora kubukoresha ukabyibuha cyane ukarengera. Rero wakoresha utuyiko tubiri ntuturenze, niko ubushakashatsi bivuga. Nanjye ibi nabibonye ku mbuga nkoranyambaga, hari ibinyamakuru biba byabyanditseho. Hanyuma ku mugabo agakoresha utuyiko 3 nawe tubiri duhagije kuko bikozwe bibiri. Ubyuka mu gitondo, ukibyuka nta kindi urashyira mu nda, ukanywa utuyiko tubiri tw'ubuki ukamara iminota 30 nta kindi urashyira mu nda. Ibi ngibi bizatuma rwose utongera kugira ibibazo ko na aside iragabanyuka. Ubuki bugabanya aside mu gifu bukanavura ibyo bisebe. Ngira ngo musanzwe mubizi ko ubuki n'ubundi no ku gisebe inyuma ushyiraho kikuma vuba kigakira vuba. No mu gifu rero ibisebe birimo nabwo ubuki burabikiza. Iyo ari ikibazo cy'inzoka rero hari igihe usanga inzoka ujya kwa muganga ntibabone. Ukaba wajya kwa muganga bakaba babona indeke ntibazibone. Ufashe icyo bita tungurusumu ukazihonda cyangwa ukazisekura ugashyira mu mazi nk'ikirahure. Ukabikora nimugoroba amazi y'akazuyaze, ugapfundikira. Mu gitondo ukayanywa nabwo nta kintu urashyira mu nda. Ukamara amasaha 2 nta kindi urashyira mu nda. Ibyo bintu bizagufasha ukabikora iminsi 3 cyangwa 4. Wafashe tungurusumu nk'eshatu ukabikora umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ukajya ubikora nka buri mezi 2 cyangwa nyuma ya buri kwezi. Ibyo bintu bizagufasha, ikibazo cyo kuruka mu modoka kizavaho kandi uzaza unshimira nyuma. Nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel rero wayikora kuko tuzakunyuzaho ibintu by'ingenzi byafasha umuntu mu buzima. Urakoze.